Shalom bakundwa muri Kristo Yesu. Ubuntu n'amahoro bibonerwa muri Yesu Kristo bibe kuri mwese. Tubahaye ikaze hano kuri Senga Ubohoke bakunzi bacu kandi bana b'Imana mukunda ijambo ry'Imana n'amasengesho bica hano kuri iki gicaniro cya Senga Ubohoke. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza, ibahindurira amateka, ibabohore cyane cyane abo tubana mwamaze gukora subscribe. Imana y'amahoro ibagirire neza. Abamaze gukora subscribe Uwiteka babohore umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Imana yampamagaye nkorera Imana ibubasukeho mu izina rya Yesu Kristo bambwaga pakazuka. Nawe rero utarakora subscribe ari ubwa mbere, ntugende udakoze subscribe kugira ngo umugisha w'Imana, umugisha w'isengesho tugiye kunyuza kuko tuzanywe no gusenga. Nje gucishaho amasengesho. Isengesho nje kunzanye hano ni isengesho rimenagura imbaraga z'umwanzi zirwanya ubuzima bwawe. Uburyo wasenga isengesho rishobora kugufasha rikakubohora rikagutandukanya n'imbaraga z'umwanzi. Isengesho riri buze gusinyura amasezerano wakoranye n'abadayimoni. Hari amasezerano abantu bakorana n'abadayimoni acishwa mu nzozi basinziriye ntibabimenye ko bakoranye amasezerano n'abadayimoni. Hari abakorana amasezerano n'abadayimoni biciye muri sexe zo mu nzozi. Hari abakorana amasezerano n'abadayimoni biciye mu kurya no mu kunywa. Kurya uba wari ibiryo bya kirozi ukanywa amaraso ya kirozi, buriya cyagiro tunywa amafanta, unywa ibintu byo kunywa byinshi cyane, kenshi na kenshi abara amaraso ya kirozi, bityo ugasanga winjiye mu isezerano n'abarozi utabizi. Hari amasezerano rero mucishwa mukorana n'imyuka mibi mu gice cy'ibitotsi, mu gice cy'inzozi, abarozi mukanywana n'abarozi, mugasangira n'abarozi. Hari abandi usanga binjira mu masezerano baryama bakabyuka bagasanga babasataguye umubiri wose, ugasanga bagusataguye umubiri wose, bagukebye ukagira ngo ni nk'aho bagushwaratuye ibintu bimeze nk'inzembe. Icyo gihe baba bakwinjije mu isezerano ry'abarozi ryabo, batwaye amaraso yawe bakayajyana ku bicaniro, bayajyana ku gicaniro mu isi y'umwuka bakaba bafite ubugingo bwawe. Rero nje gusenga isengesho ribohora kandi rikamenagura imbaraga zose z'umwanzi ziboshye ubuzima bw'abantu. Iri sengesho rero nyuma yo kurisenga wowe nuvuga ngo uri kunyumva ryumve urisenge, ndakuyobora muri iri sengesho. Uko nkuyobora muri iri sengesho nawe nyuma yo kukuyobora utuze mbe gukurikirane amagambo natura, nawe ugenda uyasubiramo. Amagambo natura ugenda uyasubiramo, mu magambo nibwature nugenda uyasubiramo urabohoka byanga bikunda. Imyuka mibi irakuvamo mu izina rya Yesu. Amasezerano wari warakoranye n'abadayimoni araseswa, arakuvaho, uratandukana nayo. Ubundi nk'uko Imana igendana natwe biciye mu isezerano, niyo mpamvu Bibiliya tuyibonamo imigabane ibiri. Hari ahantu tuvuga ngo tubona umugabane wa mbere witwa isezerano rya kera. Isezerano rya kera bisobanura ko Imana hari isezerano yari yarakoranye n'abantu ba mbere, noneho ikagendana nabo biciye mu isezerano ry'ibyo yari yarabasezeranyije. Isezerano rya kera abantu bacungurwaga ndetse bacungurwaga kubwo kumvira amategeko ariya 10 ndetse n'andi mategeko agerenga muri 640 ingahe ajyanye n'imihango n'imigenzo. Imana ikabakiriza muri ayo mategeko yose ariya yose yaba 10 no kugeza kuri ariya 640 gutyo yari yarajyanye n'imihango. Isezerano noneho sasa rya kabiri ari ryo duhagazemo rya none ni isezerano Imana igendana natwe biciye kwizera amaraso ya Yesu Kristo n'urupfu rwa Yesu Kristo. Mu rupfu rwa Yesu Kristo, mu maraso ya Yesu Kristo nibyo byonyine bidukiza. Tubasha kubibohorekeramo, tubasha kubikirizwa mu ibyaha, tubasha kubikirizwa mu indwara. Mu maraso ya Yesu Kristo no mu rupfu rwa Yesu Kristo dushobora gukira abadayimoni, tugakira imbaraga z'umwijima, dushobora gukira tugatandukana n'indwara z'inkorano, za ndwara za kirozi. Hari indwara za kirozi zoherezwa zikinjira mu mibiri y'abantu, abantu bakaba barwaye indwara ariko ari indwara za kirozi. Hari ubukene bwa kirozi aho abantu bisanga bafite ubukene bwinshi ariko atari ubukene bandekiwe n'Imana, ari ubukene bwa kirozi. Hari krize ya kirozi, hari icyangiro cya kirozi, umukobwa akabengwa ariko akabengwa ari uburyo bwa kirozi. Katika jina la Yesu nzanywe no kugira ngo mfatanye n'abantu gusenga, ngende nkugayidinga mu isengesho. Hari
ibibazo byinshi bitandukanye, amadeni, ari amadeni uba warashyizwemo n'abarozi, hari ibibazo biba byinshi. Muri make hari ukuntu ushobora kwambikwa maske ya kirozi, hari ukuntu ushobora gutwikirizwa yani kifuniko chake chawe, wanaleta kifuniko wanakufunika mu isi y'umwuka, ugasanga hari igitwikirizo baje baragutwikiriza ntugaragara, uba mu kazi nta promotion, uhamaze imyaka 10, 5, 7, 8 gutyo, abandi barazamurwa wowe ntuzamurwe. Wowe kubera iki? Wowe baratwikiriwe mu isi ya kirozi. Hari ibyaha bya kirozi, ugasanga umuntu bamusunikiye umudayimoni w'ubusambanyi, agasambana na musaza we, agasambana na mushiki we, agasambana n'abantu bo mu miryango, cyangwa se ugasanga umukobwa mutoya arifuza uduhungu dutoya, ugasanga umukobwa mukuru arimo araryamana n'uduhungu, ari ubusambanyi bwa kirozi. Cyangwa umukecuru n'icyo ugasanga arimo arifuza udusore duto. Nuvuga ngo rero sasa ubwo n'ubusahara ubusambanyi bw'indengakamere, usanga ari ubusambanyi bw'abadayimoni. Nzanywe no kugira ngo dukore isengesho risenya imbaraga zose z'umwanzi zigutwaza igitugu, zaba ari imbaraga z'umwanzi ziri mu mubiri wawe, zaba ari imbaraga z'umwanzi ziri aho utuye, zaba ari imbaraga z'umwanzi zikurwanya ziri mu nzu yawe. Tugiye gukora isengesho ridasanzwe. Hanyuma sasa nyuma yaho ngaho iri sengesho riraba ryagutse, riraba ari isengesho rikuvana no ku bicaniro byose waruriho, ibicaniro waruriho. Ariko mbere yuko dukora iryo sengesho, reka dusome ijambo ry'Imana wumve ko abantu bashobora gukorana isezerano n'urupfu. Abantu bashobora gukorana isezerano n'urupfu ntibabimenye, ndetse bagakorana isezerano n'ikuzimu. Rero hari inzozi ushobora kurota ariko wamanuye ikuzimu, urimo urakorana amasezerano n'ikuzimu. Ukibwira ngo ni inzozi zisanzwe, ni inzozi z'imiruho, kumbe wamanuye ikuzimu, bagushyize mu masezerano, wavuye ikuzimu mu isi y'umwuka, wakoranye nabo amasezerano n'urupfu. So noneho sasa iri sezerano ry'urupfu tugiye kuri satura, tugiye kuri mena. Hari urupfu rutwara umubiri cyangwa se rugatwara n'ubugingo, hakaba n'urupfu ruza rwica imibereho y'umuntu hano mu isi, rwica destination y'umuntu hano mu isi. Bishobora rero icyo tuje gukora ni isengesho rifite gusenya ayo masezerano yose. Umva Yesaya 28 n'umurongo waho wa 18, handitswe ngo maze isezerano mwasezeranye n'urupfu rizapfa, kandi ubumwe mufitanye n'ikuzimu ntibuzahama, ahubwo ibyago n'ibisandara bigahitanya igihugu buzabakandagirira hasi. Urumvira ijambo ritangira rivuga ngo maze isezerano mwasezeranye n'urupfu rizapfa, kandi ubumwe mufitanye n'ikuzimu ntibuzahama, ahubwo ibyago n'ibisandara bigafatanya igihugu buzabakandagirira hasi. Uko bizajya binyuramo bizabafata, kuko bizajya binyuramo uko bukeye ku manywa na nijoro, kandi kumenya ubutumwa kuzaba ugutera ubwoba. Ariko reka nsome Bibiliya y'ijambo ry'Imana twumveyo uko ibisobanura, hanyuma mpite mbinjiza mu isengesho risenya cyangwa se risesa amasezerano abantu bafitanye n'abadayimoni, kugira ngo Satani rero agukurikirana kugenze, ashaka kugira ngo kwanza mwinjirane mu isezerano nawe. Ushobora gukora isezerano n'abadayimoni biciye muri sexe, mu busambanyi. Ntumenye ko wakoranye isezerano n'abadayimoni biciye mu gusambana, bitewe n'uwo mwaryamanye nawe. Abantu bajya basambana n'abadayimoni batabizi, bigize abantu. Hari abantu bagiye baryamana n'abadayimoni, baryamana n'ibiremwa by'umwuka byigize abantu, mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'inzozi. Hari abandi bagiye baryamana n'abadayimoni, ugasanga nk'umugabo akoresha imiti yo mu bapfumu kugira ngo abone imbaraga zo gutera akabariro, ugasanga yaragiye ashakisha imiti yo mu bapfumu, araza asiga igitsina yindi arayinywa. Umva wa mugabo ubaye nkurikirana, nawe wa mugore ufite umugabo ukoresha ibyo, ndetse n'umukobwa waba usambana ahura n'abasore nk'abo ngabo bisiga imiti yo mu bapfumu. Umuti wo mu bapfumu iyo umuntu awusize ntabwo ari umuti, mu buryo bw'amaso wo ubona ari umuti, ariko mu isi y'umwuka aba ari umudayimoni, bitewe n'ibyo aba yatongereye. Ni amafu umupfumu afata. Hari n'abasanga bisize ubuntu bw'ubufu, ariko ari ifu yo mu bapfu, ari ifu y'amagufwa y'abantu bapfuye.
noneho sasa wa muntu ugasanga yisize ifu y'umuntu wapfuye, noneho mu gusiga igitsina cye, ndavuga baba barakoresheje imiti y'abapfumu, mu gusiga igitsina cye ugasanga yambaye imbaraga z'umupfu wapfuye, agakore noneho sasa yajya kuryamana n'umugore cyangwa umukobwa agahita mutransiferamo izo mbaraga z'abapfu bapfuye, imbaraga z'abapfu. Urumva se wowe koko waba muzima uhuye n'imbaraga z'umupfu? Ndagira ngo rero nkuderivure mu izina rya Yesu Kristo, ngucishe mu isengesho, ngucishe mu isengesho uyu munsi, tugufasha abantu, tuzano tugira ngo dufashe abantu babashe kubohoka, babashe kubohoka. Reka dusome hano Yesaya 28 n'igice cyaho cya 10. Yesaya 28. Nshatse gusoma Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana kugira ngo musobanukirwe icyo Bibiliya hano irimo iravuga. Yesaya 28. Yesaya 28. Yes, n'umurongo waho wa 18 handitswe ngo, isezerano mwagiranye n'urupfu rizaseswa, igihango mwahanye n'ikuzimu ntikizafata, icyago n'ikiza kizabageraho, buri gihe uko kije kizabageraho, kuko kizaza mu gitondo no ku manywa na nijoro, abantu bazagira ubwoba nibumva ubu butumwa. Urumva iri jambo ritangiye rivuga ngo isezerano mwagiranye n'urupfu rizaseswa. Kumbe igihe wowe wagiye mu bapfumu kwa Satani, birashoboka wenda ukaba urwaye bakajya kukuvuza mu bapfumu, icyo gihe uba ugiye kumvikana n'urupfu. Noneho rwa rupfu cy'umugabo umupfumu agukoresha agufasha ni ugusezerana n'urupfu kugira ngo rutagutwara. Ariko hano Imana mu burakari bwayo urumva ko ivuga ko iryo sezerano bukoranye n'urupfu ngo rutagutwara, iryo sezerano ni iry'ubusa, rigomba guseswa. Noneho sasa zandasago mucibwa mu isi y'umwuka uba wakoranye igihango na kuzimu. Gukurumvira ijambo ryavuze ngo igihango mwahanye n'ikuzimu nikizafata. Nje kugira ngo ngucishe mu isengesho risesa amasezerano wakoranye n'urupfu wagiye kwivuza mu bapfumu. Umupfumu akarutereta, akaruha ibitamba, akaruha iki, wowe ukibwira ati ubwo mvuyeyo nkaba napfuye ndakize, nyamara nuko ukoranye isezerano n'urupfu. Iryo sezerano rero niryo tuje gusesa kugira ngo ritagaciro mu buzima bwawe, iry'abadayimoni buririraho, iry'imbaraga z'uburwayi zuririraho, iry'imyuka mibi yuririraho. Tuje kurisesa, tugiye gukora isezerano, isengesho risesa iri sezerano ry'urupfu, ndetse noneho twongere dukore isengesho rimena igihango wagiranye n'ikuzimu utabizi, twifashishije iby'iri jambo wumvise Yesaya 28 kuva ku murongo wa 18, ngo isezerano mwagiranye n'urupfu rizaseswa, n'igihango mwahanye n'ikuzimu nikizafata, icyago n'ikiza kizabageraho. Icyo gihe rero umuntu wabigiyemo byanga bikundiye icyago kije kigomba kumufata. Niba ari icyago kabone naho waba warakijijwe, ariko ntugaruke nyuma ngo ubanze wikure muri ayo masezerano. Icyago ni kiza, niba ari icyago cya krize, niba ari icyago cy'urupfu, cy'indwara zino zikaze zidakira, niba ari icyago cyo guterezwa cyamunara, icyo ni kiza. Niba ari icyago cy'inyatsi zizagufata usange zikwambuye buri kimwe cyose, bitiye mu isezerano mamwa abantu bakorana n'urupfu babatabizi. Noneho rero ntizindi, kuko nzanywe no gusenga uyu munsi ni umunsi w'isengesho. Imana yamase kugira ngo dufate umwanya wo gusenga. Vuga uti data mu izina rya Yesu Kristo, sabye imbabazi z'ibyaha byose nakoze uyu munsi wa none, kuva mu buto bwanjye kugeza uyu munsi. Mbisaba imbabazi Uwiteka Imana, bihanaguze amaraso ya Yesu Kristo ayavuye ku musaraba, ayo nizera yoza ibyaha. Aya maraso yoza ibyaha byanjye byose, kandi wirengagize ubupfapfa, ubujiji bwose nigaraguyemo, kuko wavuze yuko ibyaha byanjye naho byaba ari umutuku ninzi imbere yawe uzabyeza bikaba nka seruji. Aka kanya
amaraso ya Yesu yeza ibyaha byanjye, yeza ibicumuro byanjye mu izina rya Yesu Kristo. Mbabarira bapfumu bose nagiyemo n'imigenzo n'imihango bankoreyeho, uyitesha agaciro. Mwami Yesu ndihannye, Uwiteka ndihannye, nihannye kujya mu bigirwamana, kunamira ibigirwamana, gusenga ibigirwamana. Mbisaba imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Kwizera imana z'abapfuye mbisabiye imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Sabye imbabazi z'ibyo data na mama bakoze. Uwiteka nkuraho Mwami gukiranirwa kwa data, kwa mama, kwa basogokuru, kwa basogokuruza, kwa banyogokuru, kwa banyogokuruza. Mbabarira, mpanaguraho ibyaha byabo, nkura mu makosa no mu ngaruka z'ibyaha byabo. Uwiteka uvuga yuko uhora gukiranirwa kw'abana na base na ba nyina guhera ku buvivi n'ubuvivure bw'abakwanga. Uyu munsi nyaguhora ku ngoma kubw'imbabazi zawe, nkuraho ibihano byose bindiho biterwa n'ibyaha hamwe n'amakosa data na mama bakoze. Ingaruka z'ibyo bakoze kubw'imbabazi zawe uzimvaneho, kubw'urukundo rwawe uzimvaneho. Nihaniye kureka ibyaha byose nakoraga kubw'urukundo rwawe, kubw'imbabazi zawe. Uyu munsi mbabarira mu izina rya Yesu. Unkureho urubanza, unkureho ibicumuro. Urakoze Mwami, nizeye ko unkuyeho urubanza n'ibyaha n'ibicumuro. Aka kanya ukimara kunkuraho ibyaha n'ibicumuro byanjye bwite, iby'umuryango wanjye wakoze, Uwiteka ndi imbere yawe. Nkura mu Mwami mu isezerano nakoranye n'ikuzimu, nkura mu isezerano nakoranye na Satani nkiri mu byaha, isezerano nakoranye n'abadayimoni mu kubaturira, mu kurya inyama z'intonorano, mu kurya ibyo kurya by'abadayimoni, mu kunywa ibyaterekerewe abadayimoni. Mbisaba imbabazi. Iryo sezerano ngwino urisese, iryo nakoze nkarikorana n'imyuka y'abapfumu n'imyuka y'abarozi. Uyu munsi rimvanemo. Iryo Satani akurikirana akumva yuko afite ubutware kandi afite uburenganzira bwo kungenzura no kuntegeka. Uyu munsi buri sezerano ryose ryahaga ubutware abadayimoni, ryahaga ubutware imizimu, ryahaga ubutware amajini, ryahaga ubutware myuka y'abapfumu, ryahaga ubutware myuka y'abarozi kungendaho. Aya masezerano ndayasesa. Isezerano rinteza akaga k'ubukene, isezerano rinteza akaga ko kugwa. Uyu munsi nkaba nizeye, ejo nkaba nariviyemo iri sezerano ry'abadayimoni bankuruza. Uyu munsi ndarisesa, umunsi ndivuyemo ndarisesa, ndarisesa, ndarisesa mu izina rya Yesu Kristo. Ndarisesa mu izina rya Yesu Kristo. Ndarisesa mu izina rya Yesu Kristo. Sezerano ry'urupfu ndarisesa mu izina rya Yesu Kristo. Sezerano ry'abadayimoni ndarisesa mu izina rya Yesu Kristo. Sezerano nakoranye n'abapfumu ndarisesa. Iryo kurasagwa mu ruhanga ndarisesa mu izina rya Yesu Kristo. Iryo kurasagwa ku kirenge ndarisesa mu izina rya Yesu Kristo. Iryo kurasagwa munsi y'umukondo ndarisesa mu izina rya Yesu Kristo. Yesu mbohora, Yesu Kristo mbohora. Uyu munsi ubuzima bwanjye bubohore, buvane mu nzu z'abapfumu, mu nzu z'abarozi, mu nzu z'abakonikoni. Aho ndi mu isi y'umwuka, aho ndi mu isi ya kirozi, aho ndi, aho mboyeye, aho nzirikiye. Uyu munsi ndavayo mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho senga cyane, atura kuvuye muri ziriya nzu wijyanyemo. Atura cyane, senga cyane, senga cyane. Atura kuvuye muri izo nzu z'abapfumu, izo
wajyanywemo, atura kuvuye ku bicaniro by'abana b'umwijima, atura yuko witandukanyije n'imbaraga z'urupfu, n'imbaraga z'urupfu, itandukanye n'urupfu rw'impanuka, itandukanye n'urupfu rwa kanseri, n'urupfu rwa diabete, itandukanye n'urupfu rw'amahembe, itandukanye n'urupfu rw'inkuba. Hari abantu bakubitisha inkuba za kirozi, inkuba zikabica. Uyu munsi itandukanye n'urupfu rw'impanuka, uyu munsi itandukanye n'urupfu rw'inkuba zo pete sekiria holia pata sakra baba rio bore de zekiria pata sakra baba rio bore de zekiria pata sakra baba rio bore de zekiria. Kwa jina la Yesu ndagusengera, jina la Yesu Kristo ndagutandukanya mu izina rya Yesu Kristo n'urupfu rw'abarozi, ndagutandukanya n'urupfu rw'amahembe mu izina rya Yesu Kristo, ndagutandukanya n'urupfu rw'uburozi bwagaburirwa mu byo kurya mu izina rya Yesu Kristo, ndagutandukanya n'urupfu izina rya Yesu Kristo rwo guterwa icyuma mu izina rya Yesu Kristo, ndagutandukanya n'urupfu rwo kwicwa n'abantu mu izina rya Yesu Kristo, ndagutandukanya n'urupfu rw'impanuka ya moto mu izina rya Yesu Kristo, ndagutandukanya mu izina rya Yesu Kristo n'urupfu rwo kuraswa isaso mu izina rya Yesu Kristo, ndagutandukanya n'urupfu rw'impanuka y'imodoka mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo ndagutandukanya mbaraga z'umwuka wera n'urupfu mu izina rya Yesu Kristo rwo gutemwa mbaraga z'umwuka wera, ndagutandukanya n'urupfu izina rya Yesu Kristo rwa diabete, rwa kanseri, ndagutandukana narwo izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Buri sezerano ryose wakoranye n'urupfu ndarisesa izina rya Yesu Kristo. Igihango cyose wakoranye n'ikuzimu ndagivuna, ndagisenya izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo, mbaraga y'amaraso Yesu Kristo, mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Tandukana n'igihango cy'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo, tandukana n'ubumwe n'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Ubumwe wagiranye n'ikuzimu biciye mu nzozi, ukibona uri ahantu utazi, ukibona uri kurya uri kunywa ahantu utazi mu izina rya Yesu Kristo, ukibona uri kumwe n'uwapfuye, uganira n'uwapfuye, ngo utandukanyije n'ubumwe bw'urupfu izina rya Yesu Kristo, ngo utandukanyije n'ubumwe bwa kuzimu izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Ndamenagura imbaraga zose z'umwanzi zakugendagaho wumvaga mu mubiri wawe, ibyo bigendagenda mu mubiri wawe, suza nyabingi, soka nyabingi, soka nyabingi, soka nyabingi muri muntu izina rya Yesu Kristo, soka nyabingi izina rya Yesu Kristo, soka nyabingi izina rya Yesu Kristo. Ndagutandukanya n'imbaraga yose mbi iguteza kuribwa mu nda, soka mwuka we va muri nda izina rya Yesu Kristo. Ndagutandukanya n'umwuka wose uguteza kuribwa umutwe uruhande rumwe, yewe daimoni rekura uyu mutwe, yewe daimoni rekura uyu mutwe wowe umutera uburwayi bw'umutwe, va ku buzima bwe izina rya Yesu Kristo. Ndagutandukanya n'imyuka yose iguteza inyatsi, iguteza ubukene, guteza icyangiro, guteza igisuzuguriro, ndayisenya izina rya Yesu Kristo, ndayisenya izina rya Yesu Kristo, ndayisenya izina rya Yesu Kristo. Vuga uti mwami Yesu, buri mbaraga yose yariboshye ubuzima bwanjye, yariboshye amaraso yanjye, buri mbaraga yose, buri muzimu wese nanywanye nawo, nitandukanyije nawo, yewe muzimu we va ku buzima bwanjye, muzimu wa data, wa sogokuru, wa nyogokuruza, va ku buzima bwanjye, wa muzimu we genda mu izina rya Yesu, genda mu izina rya Yesu. Muzimu ntera inyatsi, muzimu ntera gusambana, muzimu ntera ibyaha, muzimu wa muzimu ya, muzimu wa muzimu we, wowe ntera ibyago, wowe ntera amakuba, wowe nsubiza hasi, wowe udashaka ko ntera intambwe, wowe uhora unsubiza inyuma mu gakiza, wowe uhora unsubiza inyuma mu byo kwizera, wowe uhora unsubiza inyuma mu mikorere, wa muzimu we mvaho mu izina rya Yesu, mvaho mu izina rya Yesu. Muzimu wo mu muryango, mu ruhande rwa data, mu ruhande rwa mama, yemwe mizimu mwe ndabanze nimumveho mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Nditandukanya na buri jini ryose ryanyoherwa ryanumwaho mu izina rya Yesu Kristo, wamugapfa kazika. Nditandukanya na buri muntu wose wagira kontrole kuri njyewe mu izina rya Yesu Kristo. Tuza ngusengere buri mudayimoni wese wari ugufiteho kontrole, buri jini ryose ryari rigufiteho kontrole, va ku buzima bwe mu izina rya Yesu, va ku buzima bwe mu izina rya Yesu, va ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Yewe wajiniwe wari ufite kontrole kuri uyu muntu, muveo mu izina rya Yesu, muveo mu izina rya Yesu, muveo katika jina la Yesu. Watsinze urupfu
kuzimu, ye wahembewe, va kuri uyu muntu, wowe ugendagenda mu bitugu by'uyu muntu, muveho mu izina rya Yesu. Sohoka muri ibyo bitego, sohoka muri ibyo bitego, rekura ayo maso, rekura ayo matwi, rekura ayo maso, rekura ayo matwi mu izina rya Yesu Kristo. Wambwe gapfa kazika mu izina rya Yesu, wambwe gapfa kazika. Ndategeka imyuka ifasha amaso yawe, iri guteza uburwayi bw'amaso, ndagutegeka wa mwuka muwe, rekura aya maso y'uyu muntu, rekura ikiganza cy'uyu muntu, rekura ikiganza cy'uyu muntu, ikiganza cy'uyu muntu reka cyacire mu izina rya Yesu Kristo. Rekura isura y'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo, rekura iyo myanya y'ibanga y'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo, ibohoke ntigakoreshwe ubusambanyi mu izina rya Yesu Kristo. Wambwe gapfa kazika, rekura ibirenge by'umuntu, rekura ingendo z'umuntu, rekura mariage y'umuntu mu izina rya Yesu Kristo, rekura igikundiro cy'umuntu mu izina rya Yesu Kristo, rekura kwemerwa kw'umuntu mu izina rya Yesu. Wambwe gapfa kazuka, nohereje umurabyo, nohereje umuriro w'Imana, nohereje amaraso Yesu Kristo, bigutwikire, bice mu mubiri wawe, bitwike ikintu cyose kiri mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo, bitwike ikintu cyose kiri mu mubiri wawe, buri giti cyose kitatewe n'Imana kiranduke kano kanya, kiranduke kano kanya. Buri ndwara yose itatewe n'Imana mu mubiri wawe niranduke mu izina rya Yesu, niranduke mu izina rya Yesu. Indwara y'amara randuka muri aya mara mu izina rya Yesu Kristo. Indwara y'igifu randuka muri iki gifu mu izina rya Yesu Kristo. Yewe daimoni uteza igifu, soka muri uyu muntu. Yewe daimoni uteza kuribwa amara, soka muri aya mara mu izina rya Yesu Kristo. Yewe daimoni uteza uburwayi bw'amaso, va kuri aya maso mu izina rya Yesu Kristo. Yewe daimoni uteza ubugumba, va muri inda y'umuntu, yasame, asame mu izina rya Yesu. Yewe daimoni, yewe daimoni uteza uburemba, va kuri uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Yewe daimoni uteza kuburirwa, uteza krize, va kuri aba bantu mu izina rya Yesu Kristo, va kuri aba bantu. Buri sezerano bari bafitanye nawe ndarisesa, ndarisesa, aturakuseshe isezerano ryose wari ufitanye n'abadaimoni baguteza inyatsi, aturakuseshe isezerano ryose wari ufitanye n'abadaimoni baguteza icyangiro, aturakuseshe isezerano ryose wari ufitanye n'ubwami bw'umwijima, n'imyuka abakurambere, n'imizimu y'imiryango y'iwanyu, n'imizimu y'abapfumu. Aturakusheshe ayo masezerano wari ufitanye n'imbaraga z'abana b'umwijima abiyambitse ishusho yo kwera, bahakana imbaraga zako. Shese iryo sezerano izina rya Yesu Kristo, shese amasezerano yose aguteza kuburirwa, gutabwa, yashese mu izina rya Yesu. Shese isezerano rituma ibintu birara bikuniga, imyuka irara ikuniga, atura ngo mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zose zararaga ziniga mu izina rya Yesu, zimbona yuko zimfiteho isezerano. Yemwe mwambaraga mwe muniga, ndabavuma, ndabavuma, ndekura mu izina rya Yesu. Uri igini ndekura, uri umuzimu ndekura, uri umwuka w'umurozi ndekura mu izina rya Yesu Kristo. Uri umudaimoni ndekura, 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 zopetesekre, atura ngo ndekura, ndekura. Bwira uwo mwuka ukurekure, bwira umwuka urekure ibyo bitugu byawe, bwira umwuka urekure iyo nda yawe, bwira umwuka urekure ayo maboko yawe, bwira umwuka urekure ayo maso, bwira uwo mwuka urekure izo mbavu mu izina rya Yesu. Ubwira ngo niba uri umuzimu, rekura imbavu zanjye, niba uri jini, rekura imbavu zanjye mu izina rya Yesu Kristo. Niba uri umurozi, rekura amaraso yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengana nawe wowe ufite virusi itera sida, manura umuriro w'Imana umanuke muri ayo maraso, manura amaraso ya Yesu amanuke muri ayo maraso. Atura ngo mu izina rya Yesu amaraso ya Yesu amanuke mu maraso yanjye, yice virusi itera sida. Yewe virusi itera sida, sohoka muri njyewe, virusi itera sida. Atura ayo magambo, vuga ayo magambo, bwira virusi itera sida isohoke mu maraso yawe, sohoke mu nyama zawe. Bwira iyo virusi irumva, virusi irumva, virusi itera sida irumva, yibwira irumva. Bwira kanseri irumva, bwira diabete irumva, bwira ngo diabete, yewe diabete yibwira ngo nsohokamo. Daimoni utera diabete sohoka muri uyu muntu, daimoni utera diabete sohoka muri uyu muntu, daimoni utera ubukene sohoka muri uyu muntu, daimoni utera ubushomeri sohoka muri uyu muntu. Yewe daimoni utera ubushomeri sohoka muri uyu muntu, sohoka muri uyu muntu mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Niba umuzimu woherejwe kumutera ubushomeri, muvemo, muvemo mu izina rya Yesu Kristo. Niba uri jini woherejwe kumutera ibihombo, muvemo mu izina rya Yesu, muvemo
bive mu izina rya Yesu mu mbaraga z'umwuka wera. Jyana amaraso Yesu Kristo, jyana umuriro w'Imana, binyanyagize mu nzu yawe, binyanyagize mu cyumba uryamamo, binyanyagize ku buriri uryamamo. Birashoboka ko imyuka yabikurwanya iri mu buriri bwawe, iri mu nguni y'amazu yawe, iri muri parafo. Aturuta mu izina rya Yesu, ndohereza umuriro w'Imana muri parafo mu izina rya Yesu Kristo. Ndohereza amaraso Yesu Kristo muri parafo mu izina rya Yesu Kristo. Ndohereza amaraso Yesu Kristo mu buriri bwanjye, mu cyumba cyanjye aho ndyama mu izina rya Yesu Kristo. Ndohereza amaraso Yesu Kristo aho ncururiza, muri ofisi yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Buri marozi yose aherereye mu muryango, mu nkomanizo y'umuryango wanjye ndayatwika mu izina rya Yesu Kristo. Aherereye ku gipangu mu izina rya Yesu Kristo, mu muryango w'igipangu, kuri porotari ndayahanagura, ndayasesa mu izina rya Yesu Kristo. Buri mbaraga yose mbi yandwanyaga ndayisenya, nitandukaje nayo, na buri sezerano yose yari mfiteho, yewe dayimoni, buri sezerano ryose wari umfiteho ndarivuma, ndarisesa, nitandukaje naryo mu izina rya Yesu Kristo. Tangira wanga isezerano dayimoni yari gufiteho. Hari igihe warahawe umudayimoni, wamara kumuhabwa uwo mudayimoni akagufata yumva yuko uri mu isezerano, kuko uba waramushingiwe n'uwagiye kukurogesha. Bwira iyo dayimoni kurekure, bwira iyo dayimoni kurekure, wange n'isezerano yari igufiteho. Bwira uti dayimoni we, isezerano ufiteho ndarisesa, wamuzimwe, isezerano wari ufiteho ndarisesa, va ku buzima bwanjye, va ku mibereho yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Subira ikuzimu, nta burenganzira, nta butware ufite kuri uyu mubiri, nta butware ufite ku mikorere yanjye, nta butware ufite ku maraso yanjye. Pfa kwa jina la Yesu Kristo. Atura ngo pfa kwa jina la Yesu Kristo. Atura ngo ndabohotse, atura ngo mbahe muzima, atura ngo ndabohotse. Tangira wirukishe ibiryo wariye, ibya kirozi, ibya gipfumu, inyama z'intonorano, ibyo waririye mu bapfumu. Tangira ubiruke, atura kubirutse, atura kubirutse mu izina rya Yesu Kristo. Ndaruka ibyo nagaburiwe mu nzozi, ibyo nanyweshejwe mu nzozi, ndabiruka ibituma myuka mibi inyinjiramo, inkontorora, inkurikirana, ivuga yuko nari ibyaha. Ndabiruka. Ruka ibyo bintu, ruka ibyo biryo urya mu nzozi, ruka ibyo wanyweye mu nzozi mu izina rya Yesu Kristo. Acira kuruka ibyo bintu. Ndohereza umuriro w'Imana mu nda yawe, ndohereza imbaraga z'Imana mu nda yawe, ndohereza umuriro w'Imana muri yo nda, ndohereza umuriro w'Imana muri yo nda, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana. Fire kwa jina la Yesu, fire kwa jina la Yesu, fire kwa jina la Yesu, fire kwa jina la Yesu. Natangaza moto wa Bwana, moto wa Bwana uingie ndani yako, moto wa Bwana uteketeze uchawi, uganga ndani yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uganga wa aina yote, uchawi wa aina yote kwa jina la Yesu. Ubupfumu bwose, uburozi bwose, buri bupfumu bwose, buri burozi bwose, ndagutegeka buruke mu izina rya Yesu, buruke mu izina rya Yesu. Burozi bwo mu maraso, burozi bwo mu nda, ubupfumu bwose buri ku bugingo bwawe, ubwakorewe ku bugingo, senyuka bupfumuye kuri uyu muntu, senyuka amarozi kuri uyu muntu. Soka kwa jina la Yesu. Ndohereza umuriro w'Imana, ndohereza amaraso Yesu Kristo mu nda yawe, ku buzima bwawe, aho wafatiwe, ku bicaniro by'ikuzimu, bicaniro byo mu mazi y'isumo, nkuvanyeyo mu izina rya Yesu Kristo. Bicaniro byo mazi y'ibyatsi, nkuvanyeyo mu izina rya Yesu Kristo. Ibicaniro byo mu nsengero zavangiwe, z'abasataniste, nkuvanyeyo kuri ibyo bicaniro mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo mu mashyamba, ibyo mu misozi, ibyo mu rutoki, nkuvanyeyo mu izina rya Yesu Kristo, nkuvanyeyo mu izina rya Yesu Kristo. Ibicaniro mu izina rya Yesu Kristo byo mu kabande, nkuvanyeyo mu izina rya Yesu Kristo. Mu bishanga, wowe ujya wibona uri mu bishanga, nkuvanye muri ibyo bishanga mu izina rya Yesu Kristo. Ibicaniro byo mu kidendezi, ibicaniro byo muri pisine, aho wibona uri koga muri pisine, uri koga mu nyanja, nkuvanyeyo mu izina rya Yesu Kristo. Ibicaniro byo mu kirere, wowe urota uguruka, nkuvanyeyo mu izina rya Yesu Kristo, nkuvanyeyo mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Ndatura ngo bohoka zopetese kiriahoria, bohoka. Ndabohora isura yawe, ndabohora uruhu rwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohora ayo mara yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohora iyo nda yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohora ibyo bitugu byawe mu izina
izina rya Yesu Kristo ndabohora ibyo birenge byawe, izina rya Yesu Kristo ndabohora iyo myanya y'ibanga, izina rya Yesu Kristo ndabohora ku kanwa kawe, ndabohora urwo rurimi, ndabohora ayo matwi, izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Urakoze zo petese kiriya horia. Ndumva umwuka w'Imana anyemeza yuko hari abantu abohoye muri iri sengesho, hari abantu Imana ikoze ibitangaza ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutandukanya n'imyuka y'ibihombo, wewe wacuruza gugahomba, ndasenye bihombo ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Acira kubohoka, atura kubohotse, atura kuhaha ubuzima, atura kuhawe kubaho, atura kutagipfuye mu izina rya Yesu Kristo. Buri rwobo rwose, buri mva yose wari waracukuriwe, ndayisiba mu izina rya Yesu, ndayisiba mu izina rya Yesu. Isanduku yazereraga ku buzima bwawe ndayimena mu izina rya Yesu Kristo. Atura yuko utazapfa, atura yuko uzarama, niba nkurikiranaga wari urwaye, atura kutagipfuye, atura kubayeho mu izina rya Yesu Kristo. Atura ku rupfu rusezeye, atura ku rupfu ruguhunze mu izina rya Yesu Kristo. Atura kongera iminsi y'uburame mu izina rya Yesu Kristo. Niba uri munsi y'imyaka 70 cyangwa 80, atura yuko ugomba kwigeza ndetse ugomba kwirenza mu izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami kubohoye abantu bawe, ukabubatandukanyije n'imbaraga mbi zose, ukabubahaye ubuzima, amashimwe n'icyubahiro bibi byawe ibihe byose bidashira mu izina rya Yesu Kristo wabambwa agapfa kazuka. Amen, 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 amen. Izerere muri iri sengesho, kandi buri muntu wese uzi ufite ibibazo, buri muntu wese uzi uri mu ntambara, ukeneye isengesho uri mwoherereze arabahoka. Namwe ababohotse muri iri sengesho mutwaturire abamaze kwakira ibitangaza. Hari igihe dusenga igitangaza ku kanya ugahita ucyakira cyangwa ukacyakira kubukurikiyeho, hanyuma wowe muri komenti utubwira ibyabaye, uhe abandi ubuhamya. Noneho sasa niba uboshye cyane, ibi uri mu bibazo bitandukanye kandi uboshye cyane, izo mbaraga zikurwanya, gerageza iri sengesho rifungura iminsi 7, wizerere muri 7. Ujye uryumva umunsi wa mbere, uryumva umunsi wa kabiri, uryumva umunsi wa gatatu, uryumva umunsi wa 4, uryumva umunsi wa 5, uryumva umunsi wa 6, ufunike 7. Wizerere mu bantu biyeriko hariya bazengurutse inkiki inshuro 7, uzenguruka uburwayi inshuro 7 biciye muri iri sengesho. Uryumve ku munsi wa mbere, uryumve ku munsi wa kabiri, uryumve ku munsi wa gatatu, uryumve ku munsi wa 4, uryumve ku munsi wa 5, uryumve ku munsi wa 7. Uraza kubona Imana ikora ibikomeye ku buzima bwawe, uraza kubona impinduka. Hanyuma muri komenti uzadutangira ubuhamya, utubwire iby'Imana yakoze. Nyuma yabyo rero wiyumvamo uzohereze ituro ry'ishimwe ryo gushimira Imana ku by'Imana izaba yakoze muri iri sengesho. Shalom shalom, mugire ibihe byiza, Imana amahoro ibagirire neza. Amen. Utarakora subscribe ari ubwa mbere cyangwa ukimara kumva iri sengesho, ntugende ukimara kuryumva hahandi wikiriza ngo amina, uhita ukanda no kuri subscribe ubaye utarayikanda. Uwayikanze we nta kindi abasabwa keretse gukanda kuri like no akatanga na comment hari ikintu Imana yakoze ku buzima bwe. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Shalom shalom.